twebwe imbaraga tuzikure. Amen. Abazaniye ijambo ifite umutwe uvuga ngo imbaraga z'Imana twakurikiye. Amen. Ari mu rugendo rw'agakiza. Amen. Amen. Je kubabwira imbaraga z'Imana mwakurikiye. Amen. Amen. Yuko nkomeza kagira kandi kantu gatoya mbabwira, ndakubabwira ngo mwishakire amazi yo kunywa, cyangwa se mwibikire amazi yo kunywa igihe cy'umwuma kitaraza. Amen. Mwibikire amazi yo kunywa igihe cy'umwuma kitaraza. Umugaragu w'Imana witwa Tabita, Tabita we yafashaga imfubyi n'abapfakazi. Ubuzima bwe bwose bwumvaga yuko kugira neza ari byo bimukwiriye n'Umukristo ukiranutse, akagira neza. Igihe kimwe aza gupfa, apfuye. Amen. Ababwiye ngo mwishakire amazi yo kunywa umwuma utaraza, kuko igihe kiri imbere. Muzayashaka mute? Ese muzayabika hehe? Yabikwa ayo mazi yo muzamumuma uje. Tabita yagize neza, ariko mu gihe apfuye abantu benshi bararira, baratakamba. Umwazana agatenge ati dore aka gatenge ni aka Tabita. Tabita kiriho yandodeye akagara, aka gatenge ni aka Tabita, niwe wakandodeye none nambaye ikanzu. Amen. Undi araza ati Tabita yangiriye neza, abana banjye niwe wabigishije. N'urugero yafashaga imfubyi n'abapfakazi. Niba mvuze imfubyi n'abapfakazi, harimo bamwe batari bashoboye kwihigira, akagenda akabafasha, akabahereza n'amafaranga cyangwa se akabafasha guhinga. Kuko we yari umudozi, akabadodera utwenda bambaye, bajya gusenga bakabona yuko baberewe. Amen. Noneho mureke mbabwire, Tabita yari arimo kwibikira amazi, umwuma ugeze arapfa. Noneho mu gupfa kwe y'amazi iyo yongera aramuhembura. Imiborogo y'abapfakazi n'imfubyi niyo yatumye Tabita azuka. Amazi yibikiye mu gihe yari akiriho, uko yagiraga neza, nibyo byatumye azuka. Amen. Kugira neza nta kintu nabonye gisa nkacyo. Amen. Ni kubabwira ahandi kuko mfite iminota mike, sinzi n'igihe nzongera kugarukira hano. Ariko urabona ukuntu urusengero rufite ingune enye. Hariya ushobora kuba warameneye ngo beto ukazamura inkingi na hariya n'aha. Nibwo buryo bwiza bwo kubaka inzu. Ngiye kubabwira ndakora hirya ware hino kugira ngo nibura inzu yawe ikomere, naho wayizamukira ukicara hejuru utazabasha kuba. Mfite akanya gato hano, sinzi ko nzongera no guhagaruka, ariko ngiye gukora hirya no hino kugira ngo inzu yawe ikomere. Amen. None ngiye kubabwira isengesho rifite imbaraga. Amen. Amen. Isengesho rifite imbaraga. Isengesho ryarwanye iryo sengesho gihe nari ndi mu bibazo n'abaki, nararisenze, Imana yumva gusenga kwanjye.
unega amatwi y'umuntu. Jewe kuba mpagaze hano uruhare runini ari njyewe wabigizeho, ahubwo uri mwebwe n'abavuga ngo nakumenye ukiri umusore, uterura ukivuka, imbizi zawe naziguhetse niguhetse ku mugongo wanjye. Si njyewe wishyize hano, ahubwo yanyujije mu bikomeye kugira ngo ntacye nzabe ndi hano ngire icyo mbabwira. Amen. Uriya iyo ndimo gusenga nza kuvuga nyuma, ibuka nawe ujye usenga wibutse Imana imirimo myiza yakoze. Uzarebe mu rukiko, umuntu wese uri mu rukiko iyo adafite ibimenyetso, naho yavugisha ukuri 100% nta bimenyetso bigaragaza, zero. Ariko iyo ufite ibimenyetso naho utaje ako kanya urambuka ukigenda kuko byaba bigaragara. Nawe nujya usenga. Amen. Reka babwireho gatoya. Urabona aka gafone ni Airtel Magic, niko gafone nkoresha. Umunsi umwe kigeze gupfa, irapfa, system charge yayo yanga kwinjiza kandi. Amen. Naje kubwira imbaraga z'Imana twakurikiye, imbaraga zifata ibidafatika zikabigira ibifatika, ibifatika zikabigira ibidafatika. Amen. Aka gafone karapfuye, system charge yarapfa, nagashyiraho kakara kuva nijoro kugera mu gitondo, gasanga karimo nka 30. Ndavuga nti Imana, wibuke yuko iyi telefone ariyo nkoresha. Uriya niyo ndi kuri, iyo ufite wa megabyte nza kuri TikTok, YouTube, ariko nta kindi kintu njya ndeba. Ndavuga nti Imana, wibuke ngiye kwishakira amazi yo kunywa, nkagenda ngashaka ijambo ry'Imana kuri TikTok, ngashaka ubuhamya, umva nibyo binejeje, akaba ari nabyo birebera kandi nkumva ndakomeye, nkakurikira abavugabutumwa bakomeye, umva nanjye bisubijemo imbaraga n'ibyiringiro, bati Mana ntacyo uzampereze gukomera nka runaka, yewe murengeho, umva nibyo binejeje. Ndavuga nti Mana, wibuke yuko iyi telefoni ariyo nkoresha nicaginga ubwanjye, reba ijambo ry'Imana, none dore yapfuye. Wibuke iyi telefoni ariyo nkoresha mpamagara, ngasengera abakozi b'Imana, ngasengera n'abandi bantu kandi bakabavuga. Mana, wibuke yuko iyi telefoni ariyo nkoresha ntabwo ubutumwa bwiza ku TikTok hari nese mvuga nti ngiye gufunguza, niba rero ngita account sinzi ukuntu babyita, cyangwa se ku TikTok nanjye ntabutse ubutumwa bwiza, nta kindi kintu gashyiraho. Nubwo yaje kwanga nyine system yayo iranga, bisa nkaho biragarara. N'abandi Mana, wibuke yuko iyi telefoni ariyo nkoresha ntambutse ubutumwa bwiza ku TikTok, none Mana dore rapfuye. Nanjye nasenze saa byasengesho iby'imfubyi n'abapfakazi basenze ku gatapita, tapita yarazutse. Icyarangaje haciyeho iminsi ibiri telefoni yanjye bazima, nta mukanishi bijyanyeho, kandi kugira ngo ikore telefoni ari ukuyitwara ku mukanishi bakayikanika. Telefoni yanjye yarakize neza. Amen. Amen. Naje kubabwira imbaraga z'Imana twakurikiye. Ibyanditswe n'abifite ni byinshi pe, naza kuri wasome, ariko mureke mbanze mbabwireho gatoya. Nibura nkomeze inkingi n'iyi ngiyi nayo ndaza kuyikomeza. Amen. Igihe kimwe igeze kurwara, ujya mubona umukobwa ukunda kuba ari hariya mu kagare, naho urugero rwiza ku bamubonye. Aho wamuye azantera kuguma muhimbaza. Uriya mukobwa iyo Imana itangirira neza, nanjye mba ni ikimuga rwose nicaye mu kagare. Amen. Abantu
nize byabaga muranzi, nigeze kurwara aya maguru yose aravunagurika neza, umugongo ndavunagurika, nareba umuntu ugenda nkumva nifuje kugenda akibibashije. Niba ubyuka ukabona ufite amaboko mazima n'amaguru mazima, ubwabyo ujye ubishimira Imana. Aya maboko mubona ndakunda kubona ncuranga imbere, ntabwo ari ibyo byitera, no, bavuga n'Imana aho wanguye. Ese amaboko wambaye nayakoresha iki kugira ngo ubone ko ndagushimira? Icyo gihe aya maboko yaje gucika, igufwa n'irindi riratandukanye, nk'uko aha ngaha hari haratandukanye. Byafataga agiye muri examen bakamara kuri moto, umunsi umwe ndaza umugisha w'umuntu, ndaza bari kurasema abanyeshuri benshi, nasema mu gihe soje nanjye buryo ko ninjira mu kigo ndi kuri moto. Noneho ninjiye umuhungu umwe arabireba, ariko mujye mugira amaso y'umwuka abayishuriye ibiri inyuma y'ibyo mutabonesha y'amaso agaragara, amaso y'umwuka bibayishurira. Uwo muhungu yarandebye, arandeba yibuka yuko ntigeze mvunika, aza yiruka ava mu bandi. Uwo bajyaga ngo ishuri ryabo ryari kumanuka hepfo, kandi njye nari ndi ruguru, ava mu bandi bamanukaga arazamuka ku bwanjye, aze kumbaza ati nabaye iki? Ambajije nawe ati nanjye sinzi uko byagenze, yisanze bimeze neza, yarabyutse mbisanga. Amen. Buriya nabasomera ijambo muri Bible ryabubaka, ariko ntabwo byabasigaramo cyane, ariko uzabyitegereze neza. Ubuhamya ntabwo bukunze kubaba, kandi bwo bukunze gukomeza abantu. Imana yangiriye neza, ihereza ubuhamya. Niba uzavuga ati aho agiye nabahereza ubuhamya, kandi burabubaka. Nubwo yaraje afata mu kuboko, n'ibiganza by'abakiranutsi biba birimo imbaraga. Si ukuba mbese n'igihe yafasheho, ariko yafashe mu kuboko numva asa ntacaginze n'izindi mbaraga. Amen. Ariko nanjye mbese nkibaze amujejeho ibiki bitumye numva uko narahagararaga sinabashaga kugenda neza, nagendaga ari uko ndi hagati y'abantu babiri bamfashe, abasha gutambuka nabwo nakandagira hasi, nakandagira nkumva igufwa n'irindi rirasekuranye, ariko amfashe mu kuboko abwira bari bamfashe ngo nimurekure, barandekura ndahagarara. Amen. Izo ni zo mbaraga. Arafata mu kuboko numva ndahagaze, ati arambwira ati Yesu yabwiye niba ari Petero mwene gatambuke hejuru y'amazi. Arambwira ati murikire, nawe yarambwira ati murikire. Ambwira icyo cyanditswe, arambwira ati murikire. Ndabireba muri genda ari nari foromasiyo yuko nabaye ikimuga byarangiye. Ambwira ati murikire, bishidikanyaho umva sinabasha kugenda. Arongera arambwira ati murikira. Ndatambuka bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, bwa kane ngwa hasi. Amen. Amen. Mu by'ukuri njye naguye numva nishimye kuba nanjye mbashije gutambuka. Aho wanguye azanera kuguma muhimbaza. Amen. Iyo umwanzi wawe akuroga avuga ngo rekazagira tukimarira. Amen. Ariko iyo uhagaze neza biraza Imana ikabicisha ku ruhande bikagusigira ubuhamya, umwanzi wawe akaba agira ngo urakuruza urapfuye cyangwa se ubaye ikimuga birarangiye, ahubwo bikagusigira ubuhamya uzubaka bagenzi bawe nawe ubwawe ukiyubaka. Amen. Mu by'ukuri iyo nahura n'ibyo bigeragezo simba narakijijwe neza. Reka
ariko ijuru hari Imana yangiriye neza. Hari byinshi turi bubabwire b'igihe gito gito, ariko abantu benshi babishaka nubwo abandi b'abanyamwuka bari mu nzira nziza, aze kumusanga abwire ibyo Imana yamubwiye nyuma yo gukira gutyo. Ariko ibyo byerekana biretse nyuma yo gukira yaravuze nti ariko se kuki uriya ni muntu cyubashije kunkoraho wumva afite imbaraga yewe akansengera, kuko baransengera uwo munsi naha niruka umuntu ikimuga n'ubuta yataha yiruka kuburyo nageze mu rugo kuko baranagenda ataha. Ngeze mu rugo ngo ukuntu nivanye kuri moto yewe nkanatambuka ubwabo natangara. Izo nizo mbaraga z'Imana twakurikiye. Amen, amen. Wamuhamya ari mu bantu basengeye kandi w'umugisha. Amen. Uriya umuntu kwangiza ntabwo aba ari kure. Nanjye nigeze kumubona arasenze abandi Imana munyereke, ndamubona yari yagarutse kundaga none agasanga mu rusengero, ariko amasenga dufite imbaraga arata ngo naranegereye ndamutwi just isengesho ngo twarasenze mbona arashya nashake gusohoka nabonaga ari mu rusengero, ndakinga hose abo hasi turasenga mbona arashya just gusenga gusa nta muriro tumukojejeho, isengesho gusa ubwabyo riratwika abadayimoni barashya. Ujya gusenga bwarakeye haciyeho iminsi mikeya nari ngiye kuryama, ndimo gusenga ntabwo yari amaze kuryama, ndimo gusenga hari ukuntu ndasenga nyine gupfukama ngasenga kirekire ndasenga ngo njye kumva numve hanze harimo umuntu ukubise agakopo, abyumva ariko nyine sinabyitaho cyane. Haciyeho umunota mwongere numva kubisa kandi urabona ngaha ubugome haturutsemo umuyaga. Hari umuntu bari baterereza iyambemo hano, hari urimo ngo azamure ikiganza, ibizababeho. Inguni nkiriye yaturutsemo imiyaga kandi ahandi hose hari hazima, nta n'umuyaga ukoraho yenda mu mabati, ariko numva ibati rirazamuka ibati ndaryumva. Aba badayimoni bafite imbaraga, tabaye amaso baguhitana. Yarasenge vuba ndaruka umuyaga ukiryo, ndavuga nti Imana warinze Liyaneri Sabari ingabo nyinshi z'ibagose, natwe genda uturinde nibiza ubiturinde n'ubundi tubeshejweho nawe. Numva iryo sengesho ntabwo uhema kuba iruhande rwacu. Bwarakeye numva nanone ha hantu wageye haragarutse haramfata, aravuga nti Yesu abigishwa be basendeye umuntu wabaga mu marimbi amaze igihe kinini yibera mu marimbi, ariko ntibagira icyo babasha kumukora. Yesu amaze iminsi 40 mu masengesho, uramusengera niba yaramusengeye niba yaramukoze singivuka neza, ariko umuntu arakira. Baramubaza ati ese twebwe ko byatunaniye uwo ukabukura agakira, ese yambara gukoresha, aravuga ati amen, amen, haleluya, amen. Yesu arababwira ati nta kindi gikura n'ibyo bikomeye usibye kwiyiriza ubusa no gusenga cyane. Amen.
amen. Nta kindi nanjye cyagize usibye kwiyiriza ubusa nkasenga cyane. Amen, amen. Kuza mu masengesho ufite imbaraga, nubwo nta kintu ufite kinini, ubabwira abantu babohowe n'amasengesho, kari akazu kari hirya uze kuza amasengero ko nta gihe kinini ufite. Ukababwira abantu benshi, abakize imitima, abandi bakize sukari. Aho wahuye azamera kumuhimbaza. Garakeye ntambabaza nati ndajya mu masengesho ndasenga ibihe byo gusenga ndasenga. Imana igira iti ntihwema kutwumvira ahubwo yaraje irambohora. Kagiye gucya uko byazamukaga, kuko byazaga ari akantu gatoya bigakura ukuguru kukabasha kukavura kukamanirwa kugira icyo gukora, yewe no kuharyamira bikanga. Ariko uko nafashe amasengesho narasenze, bwagiye gucya numva birimo kugenda bibohoka igere saa sita numva ndi muzima pe. Za mbaraga z'abadayimoni ziratsindwa. Amasengesho arandengera. Amen, amen. Urizi yuko umuntu agushaka akaguterereza isazi, izaba ari ikuroga. Narwaye isazi, iyi sazi mubona iguruka, isazi iranzengereza ikagize, sinzi aho yaba ivuye, ikanyitorora ntigwaha ikagwa ku muntu mbese iranzengereza. Amara igihe kinini ndwana nayo ikanzengereza, ariko n'abandi mu nka ikaza akizwa n'umujamba n'abafite ayitaga ku kujya gitangira. Umwanzi yagushatse araguhiga, iyo utabaye amaso araguhitana. Amen, amen. Aragutega agatega ibintu ahangaha, akajya hirya akakureba ngo uzatambuke, kandi nikahatambuka uhite gusobanura. Noneho waba uri mu mbaraga z'Imana nawe wahacuga, ahubwo ukaba ufite kizimyamoto. Ibyo yari yateze byose bimeze nk'imiriro, ukaza ukabizimya ugakomeza ugatambuka. Yavuga ngo nikahagera gahite kagoguri ugakomeza ukagenda. Ati nikazogere kujya gusenga, ukabyuka mu gitondo ufata Bible ukajya gusenga. Amen, amen. Senga nacyo uzabura, senga nacyo uzabura, senga nacyo uzabura, senga nacyo uzabura, senga. Amen. Ariko mureke mbabwire, reka mbanze musomere cyanditswe kiri muri Zaburi 116. Handitswe ngo murire Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwigenga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburyo bw'ikuzimu buramfata, ngira ubwoba, ngira ibyago n'umubabaro, maze nambaza izina ry'Uwiteka nti Uwiteka
ndakwinginze kiza ubugingo bwanjye. Amen. Igihe nari ikimuga nibwo nasomye ijambo ry'Imana ngo ngurire ijambo. Narasenze n'abandi bantu baraza barasengera. Yesu uko nari nagiye kwa muganga, no kwa muganga nagiye ariko nta kintu byamariye, bakareba bakabona indwara banyekangiza ngataha. Ariko bwa mbere biraza birafata ndajya kwa muganga, bwa kabiri nabati ntaho ndi buke, ndaguma hano kandi ndasenga ndabohoka. Amen. Amen. Izo ni za mbaraga z'Imana twakurikiye. Amen. Niba mubona agenda ntabwo bafite nakindi nishingikirijeho ni Yesu. Amen. Uyu mubona temba Rugema Frank, mujya mubona abasazi bo ku muhanda, abirirwa basazi bagenda ku muhanda. Njye nabaye umusazi, njyewe nabaye umusazi, nigeze gusaraho. Amen. Ariko se ni gute umuntu wigeze kubaho umusazi right now muri hano avuga ubutumwa atabaye imbaraga z'Imana niyo wagutuma aho hantu kuza kumaze ubutumwa bw'Imana? Cyewe nararyaga, reka mbacire amagaki, nararyaga ariko ngumva ibyo kurya ndumva ntibimpagije. Yirukankaga nkoresheje izitembe, amaguru wampaye iyo nkoresheje gutambe, ubwenge wampaye warandinze kuba umusazi nibwo nkoresheje mbitekereze. Umubiri muzima wampaye niwo nkoresheje ibi byose kugira ngo bibe. Amen. 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 Haleluya. Ngiye gushwaza umwanzi Satani. Kwa Yesu. Uriya abantu bagendera mu kigare, washyira mu gisarawe akumva nyine agomba kubisiriba nk'abandi, akanezera mu mutima gusa. Ariko nubisiriba ujya uvuga atuma aho wambuye atuma nanjye nkoresha amaguru utanga imbaraga wampaye nizo zitumye ubona ibingibi. Amen.